Hello people, hello friend, ikaze cyane kuri Dona Official, nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Niba uri mushyashya hano nagusaba kubanza ugakanda subscribe, ugakanda no kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Niba kandi nawe warakanze subscribe warakoze cyane. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane. Uno munsi rero tugiye kuganira, tugiye kureba bimwe mu bintu byagufasha cyangwa se nubyibonaho utangira umenye ko ushobora kuzakira cyangwa se uzaba umukire mu gihe kiri imbere, mu myaka 2, mu myaka 3 cyangwa se na nyuma y'umwaka umwe cyangwa se na nyuma y'amezi, ubikoze neza cyangwa se ubyitayeho ibintu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere, kwibonamo umurava cyangwa se kuba uri umunyamurava, uri wa muntu ushaka gukora ikintu ugahita ugikora direct, ariko aho ngaho ntabwo mvuze ngo ni kwa kundi ushaka gukora ikintu uhubutse. Banza utekereze ahubwo ugikore neza mu buryo bwiza ushobora kubona ko bwaguteza imbere cyangwa se ushaka kubyazamo umusaruro. Aha ngaha rero bishatse kuvuga gute? Niyo ubonye amahirwe yo gukora ikintu runaka, gikore vuba, we kurindira ngo ejo cyangwa ejo bundi, ngo nzagikora ngo ningira amafaranga, ngo nzagikora ngo ningira umwanya. Urabizi ko ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se icyo gihe uri kuvuga ngo nubona umwanya, urabizi neza ko uzaba ugifite iyo chance, urabizi neza ko ayo mahirwe azaba agihari. Tekerezaho kabiri, amahirwe ubonye ako kanya jya uhita uyakoresha, kuko ejo n'ejo bundi jya uhafata nk'aho atari ahawe, ari ah'undi muntu, ahubwo uwo munsi cyangwa se ako kanya niho hawe nta handi, kuko amahirwe aza rimwe mu buzima, ntabwo ajya aza kangahe kabiri. Sinzi nimba iki kintu kijya kibabaho. Tuvuge mu gitondo ubyutse cyangwa se uteganya kubyuka, hari ibintu wapanze ku munsi ukurikiraho mbere y'uko uryama, cyangwa se uno munsi uraryamye ariko hari ibyo wapanze gukora ejo umunsi wose. Ukibyuka wumve nyine kwegura umusaya ntibihagije, reka nyine ndyame iminota 5, niyo ngeze iminota 5 nsinzire iminota 5, ugasanga n'iyo minota 5 ishize cyangwa se uracyitekerezaho, ese mbyuke byihorere ngire gute? Icyo gihe rero utekereje kubyuka cyangwa se usanga amasaha 2 arashize, kandi ayo masaha 2 ntabwo ari bugaruke, ntabwo ari busubire inyuma ngo byibura ukore ibintu wakagombye gukora muri icyo gihe. Niba uzi neza ko ufite ako kageso cyo kumva wakwiyongeza mu kuryama cyangwa se wumva waruhuka, yego mu gihe wakoze, ariko nanone wikwitesha amahirwe, utarwaye uri muzima, koresha ayo mahirwe kuko ejo n'ejo bundi ntawamenya, ntabwo ari ahawe, uno munsi niho hawe. Mu bintu byose upanga jya upangira uwo munsi ko ariyo mahirwe yawe, ayo ejo cyangwa ejo bundi atari ahawe. Ukoresha umwanya wawe, ukorane umurava mu byo ukora, ibintu byose cyangwa se ibintu byose ukora ushyiremo ubuhanga cyangwa se ubwenge, utekereze kabiri, apana guhubuka. Kuba mvuze ngo ukore n'imbaraga zawe zose, ntabwo nigeze mvugamo guhubuka cyangwa se gukora gihubutse. Ibyo bintu sinabivuze. Tekereza neza ibintu ugiye gukora, mbikore gute cyangwa se mbigire avuga gute, kubikwakwanya vuba vuba, ariko nanone mu buryo buri karite. Ikintu cya kabiri, gukunda kwiga. Aha ngaha mugiye kuntera amabuye ngo se n'ubundi nimba nararangije ngo ibiki n'ibiki ngo ibiki n'ibiki ngo ndasubira kwiga. Are you sure ko warangije? Iyi si byibura ntabwo ubona ko buri munsi twiga? Buri munsi turiga, ariko aha ntabwo aricyo nshatse kuvuga. Kwiga nshatse kuvuga, urugero hano hari ibintu wifuza byinshi cyane gukora, ariko muri ibi byinshi ushobora gusanga nta information ufiteho, nta makuru bifiteho, nta kintu na kimwe gifite. Tuvuge urugero, urashaka kujya muri business runaka, tuvuge yenda yo kwikorera n'imigati, ntuzi ngo ifarini ngo igura angahe, ntuzi ibintu byose biyikora, uzatuma yenda, reka tuvuge ko unafite amafaranga, ni uguhereza abakozi ngo jya kungurira. Niba yenda igura 1000 aza kubwire ngo 500, nakubita inshuro 10, murumva amafaranga azaba atwaye. Ayo mafaranga azaba asubiraho cyangwa azaba ari guhomba. Aha ngaha ndi kuvuga ngo iga buri kintu cyose, jya mu kintu cyangwa se kora ikintu ufitemo amakuru cyangwa se hari ubumenyi ufiteho, ku buryo ujya kugikora ukizi neza. wishoye muri business tuvuge yo gucuruza pièce de rechange,
ntuzi ubwoko bw'imodoka, ntuzi ngo za Karina za Yarisi n'ibiki n'ibiki, nanjye ntago nzi mu modoka, ntago nyazi neza, ariko byibura hari izo nanjye nzi, ariko byibura nimba uri umuntu uvuga ngo nzacuruza pièce de rechange, ukaba utazi n'ipiyesi n'imwe, ukaba utazi ngo bimeze gutya, ukaba iga buri kintu cyose, cyangwa se icyo ubonye, icyo ufite, icyo ubona amahirwe ari hafi, cyangwa se amahirwe uyabona uyakoreshe. Aha ngaha ibintu byose ni ukwiga, ibintu byose navuga ngo ni nko kwihambira, ariko mu buryo buzakugirira umumaro. Sinkubwiye ngo wihambire ku bitazakugirira umumaro. Niba hari ikintu ukunda, tuvuge ushobora no kuba utagikunda, reka akaba ari ibintu kizagukiza. Ushobora kuba yenda tuvuge uri kwanga kugira gute se, uri kwanga kwiga imyuga. Abenshi muzi ko imyuga tuyanga, cyangwa se abantu benshi bayanga, ariko niba wari uzi ko imyuga ariyo igira amafaranga, uri kwigira Najyuwa, niko navuga. Najyuwa ni umuntu ubona ibintu byose biri aho, ngo uriyicaye ngo uzakira gute? Nta kintu usoma, ukwezi kuraza, ukundi kukaza, umwaka ugashira, nta kintu na kimwe uriyungura mu bintu runaka. Uwakubwira ngo ese byibura uno mwaka byibura wageze ku ki, cyangwa se wize iki? Ugasanga ngo se buriya ngo nize iki, ugasanga nabyo byakunaniye, cyangwa se nta kintu wize, nyine uri aho, uri empty nyine mu mutwe, uri umuntu wibera aho wirira ukiryamira, ntuzi igihugu kiri kurwana n'ikindi, niko bajya bavuga. Ibintu byose uri inama y'Imana, uririra ukiryamira. Tangira wige uhereye none, uvuge ngo hari ibintu nifuza ABC, ese ibi ngibi nabigeraho gute? Kandi nabwo nubikora uzirinde kugicishamo umurongo ngo ejo, ushyireho ngo ejo, cyangwa se ngo ndagikora mu isaha igikurikiyeho. Gikora ako kanya kirangire, kandi wige ibintu atari ukuvuga ngo mbyize kuko bigenda gutya, ukige kirangire. Hari ukuntu yenda benshi twajyaga twigira nk'ibizamini bikarangira tugahita tubisigaho. Aho ngaho akenshi nta kintu bikumarira, ahubwo ni kwa kundi birangira bikarangirana n'icyo gihe. Ariko hano niba ushaka gukira mu gihe gitoya, cyangwa se mu myaka ingahe, tangira wiga ibintu uzi neza ko buri munsi uzajya ukorana nabyo, cyangwa se ugendana nabyo, ube nzakagendana. Ikintu cya gatatu, niba ubasha gusevinga, iki kintu kibasha, uri umunyamahirwe, cyangwa se uri umuntu ushobora kuzakira, ushobora gukira mu gihe gito. Aha ngaha ariko hari abantu bibeshya. Tuvuge urugero, uhembwa 300, ngo yenda ngo nzabikaho ngo purusa 10, cyangwa se nzabitsaho 10, nzasevingaho 20. Tuvuge urugero, mu by'ukuri ufashe 300, yenda tuvuge ubitsemo 100, mu mwaka ni 1,200,000. Ntabwo ari amafaranga make, ariko kumbwira ngo nanone uzayabitsa kuri banki, cyangwa se banki izakubikira, tuvuge aho ngaho, ntekereza ko utaba utekereje neza. Ndabyumva ko uri gusevinga, ariko nanone ntabwo ari byiza kubika amafaranga muri buriya buryo. Simbabujije gusevinga muri ubwo buryo, ariko byakabaye byiza amafaranga yawe abyaye andi mafaranga. Yakuremo nawe uyazunguze, ugure ikintu runaka, ejo bundi ugisubize ku isoko, wenda wungukeho 1,000, wungukeho 500, wungukeho iki. Aho niho uzasanga, niba uteganya kuba umwaka yenda wari buzavanemo usevinze 1,200,000, yenda twe gukabya tugire inyungu nyinshi. Zunguza, yenda ubike 1,500, umwaka urangira ufite 1,500. Ni amafaranga menshi, ntabwo ari makeya, ariko amakeya niyo abyara menshi. Ntabwo wakwifuza ibintu byinshi, kuko nyine nawe uko umunwa w'inkoko ungana ni nako utora. Sinzi nimba muri kumva ibyo bintu. Uko ubushobozi bwawe bungana ni nako nawe ugomba gukora, ariko fayitinga ugere kuri byinshi. Wivuga ngo kanaka ngo yabigezeho ngo kubera ibi n'ibi n'ibi. Imbaraga urazifite, ubwenge urabufite, ubushobozi urabufite, ariko ni kwa kundi nababwiye ngo hari ukuntu nyine bipfa
tubishyira ejo n'ejo bundi ngo nibwo tuzabikora, ariko niba ubonye chance aka kanya gikoreshe, niba ubonye ibyo bihumbi 500 byawe umaze gusevinga kuri akawunti yawe runaka muri banki runaka, bizunguze guramo ikintu kibyara inyungu, niyo cyabyara ibihumbi 10 ku bihumbi 500, 510 yabonye hari icyo byagutwara? Uramutse ubonye ibihumbi 510 hari icyo byagutwara? Ibyo bihumbi 10 hari aho wasitara ngo uyabone? Ese niyo byaba igihumbi ko ushaka kugenda muri uno mujyi wa Kigali cyangwa se kugenda runo Rwanda rwose utarabona n'inoti y'ijana, igiceri? Tangira witekerezeho, wiyevaluwe cyangwa se ese niba nshobora kwinjiza n'amafaranga ku kwezi, byibura ku mwaka nzaba meze gute? Umwaka nushira wishimira ibyo wagezeho, ariko nanone ntukabye kugira ngo utayamarira muri ibyo byishimo byawe cyangwa se utayamara kubera kwishima. Ni byiza kwishima yego ku byo wagezeho, ariko nanone wibuke ko hari ahandi hantu utaragera kandi ushaka kugera. Ikintu cya kane ari nacyo gikomeye, gufata inshingano. Niba ibi byose wabikurikije navuze haruguru, wiyitayeho mu bumenyi bw'ubwenge cyangwa se mu kuba wakorana umurava, kuba mbese ikintu cyose ujya ushobora gukora n'imbaraga, ukemera noneho ahangaha gufata inshingano, ukemera gufata risike zose uzahura nazo muri ibi bibazo byose uzahura nabyo mu kintu wiyemeje gukora. Iyi navuga ngo iki, ni ikintu gikomeye kuba uzi neza cyangwa se kuba wiyumva nk'umuntu ushobora gufata inshingano, ukemera ibizakubaho byose, ukemera kuvugwa cyangwa se ntuvugwe, ukemera guhomba cyangwa se ukunguka, iyi gufata inshingano. Ikintu cya gatanu rero ari nacyo cya nyuma, gufasha abandi. Gufasha abandi ni ikintu gikomeye cyane, ni umugisha. Uko ugenda ufasha abandi ugenda ubona imigisha, kandi n'ibintu byawe ukora bikagenda neza cyangwa se Imana ikabiha umugisha. Ntabwo mvuze ngo gufasha ni amafaranga, gufasha ngo ni uburyo bw'amafaranga menshi. Ushaka gufasha umuntu mu buryo bw'ibitekerezo, ushaka gukora ibi bikagenda, ushaka kugenza gutya bikagenda gutya na gutya bikagenda. Iga cyangwa se tangira wige gufasha ku buryo ubu buzima udafite abantu ntaho wagera. Ntabwo bavuga ngo uzakora n'ibyo byose nakubwiye ruguru nta bantu ufite, ngo ntabwo bizakunda. Izo business zawe ushaka kujyamo nta bantu, nutabona abantu nawe ibyo bintu bizakora ku buryo urara n'amajoro bitarebwa cyangwa se bitagurwa, ntabyo ntacyo bimaze. Ahubwo tangira ugire ubucuti n'abantu cyangwa se umenye uko ubana n'abantu, wige gufasha. Niba niba ako kantu ko gufasha utajya ukagira, niba ujya wumva ngo hari abantu bagira ikibazo ngo njyewe mu buzima ngo nta muntu wigeze umfasha, ngo kandi ngo nanyuze mu bikomeye, ukibwira yuko ntaho ugeze atari ubwirwa n'iki ubwo buzima waboyemo nimba utarabonye ubufasha direct ako kanya? Ubwirwa n'iki ko butaciye mu zindi nzira? Tangira ufashe, nta nubwo ari ngombwa kuko wabayeho kanaka aribwo azabaho. Ntekereza ko nta muntu wifuza uko yabayeho ko ariko kanaka yabaho, ngo kuko ngo ahagaze hariya cyangwa se bimeze gutya ngo nawe ngo nahagarare, ngo natore, ngo gisase nabibayemo ngo imyaka ingahe. Niba ukivuga gutyo uri umwana mubi cyangwa se ntabwo uri umwana mwiza, ahubwo jya wifuza ibintu byiza kuri bagenzi bawe, ubaturireho ibyiza, nawe wiyaturireho ibyiza, ni nabwo ibintu byose bizagenda neza, ugakira koko kakahava. Tangira wige bimwe mu bintu nakubwiye cyangwa se muri ibi bintu tuvuze haruguru, uzambwira ubundi. Twese intego yacu ni ubukire cyangwa se ni ukugira aho tuva n'aho tugera kandi hashimishije heza twese, umwaka ukazarangira cyangwa se amezi cyangwa se imyaka tumeze neza, twishimira intsinzi cyangwa se twishimira ibyo tugezeho, kandi dufata n'ingamba nshya cyangwa se izindi ntego tuzaba twihaye mu gihe runaka. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video, ma like, ma comment kugira ngo mbashe gukora izindi video. Mwakoze cyane, ntimwibagirwe gukanda subscribe ku bantu mutarakanda subscribe. Bye bye.